Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe umwe mu bigisha amategeko yegera Yezu aramubaza ati, itegeko riruta ayandi ni irihe? Yezu aramusubiza ati, irya mbere ni iri ngiri, tega amatwi Isirayeli, Nyagasani Imana yawe niwe Nyagasani umwe rukumbi. Urajya ukunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri naryo ngiri, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi. Uwo mwigisha amategeko aramubwira ati, ni koko mwigisha, uvuze ukuri ko Nyagasani ari umwe rukumbi, kandi ko nta yindi Mana ibaho uretse yo yonyine, kandi kuyikunda n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo biruta ibitambo n'amaturo byose. Yezu yumvise ko amushubije neza, aramubwira ati, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Nuko ntihagire utinyuka kongera kugira icyo amubaza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Urasingizwa Kristo. Ijambo ry'Imana ntiribohwa. Iryo ni ijambo Pawulo Mutagatifu abwiye inshuti ye Timoti. Amubwira ati, jya ukomera ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana riramurika, ijambo ry'Imana ritanga imbaraga. Ati rero iryo jambo ry'Imana niryo rinkomeza mu bigeragezo, mu bihe bikomeye, rirampumuriza, noneho no mu byishimo rikanyongerera ukwizera. Ijambo ry'Imana ntiribohwa, ahubwo rirabohora. Uwakomeye ku ijambo ry'Imana rero niwe wumva aya magambo ya Yezu. Amategeko ni menshi, ugiye kuyasesengura yose. Hari amategeko mbonezamubano, hari amategeko y'umuhanda, hari amategeko nshinga, hari amategeko ni menshi cyane. Ariko uyu abaje Yezu ati, ko ayo mategeko ari menshi cyane, ubwo no kuvuga ko muri Israeli batubwiraga amategeko agera kuri 661. Umuntu agiye gusesengura amategeko tuhamagarirwa kuzuza no kubahiriza ni menshi cyane. Ariko uyu muhanga aribaza ati, none se yose buriya muri ayo mategeko yose iruruta irindi ni irihe? Yezu ahita amubwira ati, ibyo byose iyo bikoranye urukundo, ya mategeko arashoboka. Kuko buriya ngo ndahera mu yoroshye, ay'umubano, imibanire. Nimba umuntu yumva urukundo, kumva ko umugabo n'umugore bashakanye kubera urukundo, ibindi byose biroroha. Iyo harimo urukundo byose biroroha. Iyo umugabo yumva urukundo icyo ari cyo, umugore akumva urukundo icyo ari cyo, ibindi byose biza bimurikirwa n'urwo rukundo. Kuko urukundo nk'uko Mutagatifu Pawulo abivuga, mwari yandikiye Abanyakorene umutwe wa 13, avuga ko urukundo rwihanganira byose, rwizera byose, rukomera kuri byose. Ariko se ni bangahe bihangana? Ni bangahe se bizera? Rwa rukundo twe dutwara ibinyabiziga, dutwara imodoka, usanga mu muhanda abantu bagenda batukana, ngo turore uko atwaye, ngo dore ibyo akoze. Hakaba n'abongeraho nyine ibitutsi bya sekibi. Aho haba habuze urukundo. cyangwa ugasanga abandi bashaka guca ku bandi birukanka
ntaba habuze urukundo, ariko umuntu yabishyira rwa rukundo ruratuza kandi rugategereza, ruratuza kandi rugategereza. Niyo mpamvu rero Yesu avuga ati urwo rukundo kugira ngo urumenye ni uko wanza kuyoborwa n'Imana. Numenya Imana uzimenya. Ati nicyo itegeko rya mbere ni iryo, menya uwakuremye, umenye kuri ikiremwa cye, ukurikiza icyo akubwira. Menya aho byose bituruka, maze ubashe kuhakura umugisha no gusobanukirwa, ubeho kandi uzi n'aho biganisha. Rero iyo umuntu yamenya aho akomoka akahakunda, ahita amenya n'impamvu ahakomoka, akamenya n'icyo hagamije, maze akagenda muri wa mugambi w'Imana. Kunda Imana, kuko Imana ni urukundo. Imana niyo yigisha gukunda, nta wundi uzigisha gukunda kurusha Imana. Uwamenye Imana arimenya, uwamaze kwimenya amenya mugenzi we. Niyo mpamvu Yesu ahise avuga itegeko rya kabiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Wirebe maze urebe mugenzi wawe, uhita ubona Imana. Biragoye rero, akaba wundi waririmbye ngo bibananiza iki, ko bitagombera amashuri ntibinagombera amafaranga, bitunaniza iki gukunda? Bitunaniza iki? Ugasanga ahantu hose tuba mu macakubiri yenda twayajyanye mu bwoko gusa, ariko no mu ngo harimo amacakubiri. Ba bandi bivuga ko bakundanye, babundi basezeranye ko bazaba umwe, none ugasanga mu rugo babaye bangahe? Babiri. Ni amacakubiri. Imana ihuza abantu mu rukundo, noneho Shitani ikazana igatanya abantu mu macakubiri. Bitunaniza iki? Ko umutima ukunda tuwufite, ko n'Imana tuyifite. Aho rero niho umuntu yibaza. Rero impamvu nuko ya Mana yenda tuyivuga cya gihe, tukayivuga icyo gihe gusa bikarangira, ntitwibuke ko Imana tugendana, Imana duhorana. Imana yigaragarije muri Yezu Kristo, nuko Jambo yigira umuntu agera gute? Hehe se? Siko Imana itakiba mu buriri bw'abashakanye. Imana ntabwo ikiba mu rukundo rw'abashaka gushinga urugo, ahubwo Imana bayisimbuje iki? Ibintu. Imana ntikiba mu bantu, kuko abantu basigaye bakundana kubera ibintu, kuko kubera ko nyine niya mvuga ngo amaboko areshya ntaramukanye, atareshya ntaramukanye. Aho nta Mana irimo, kuko abareshya nyine ubwo nibo baramukanya, kuko bafite ibyo bareshyeraho. Ariko imbere y'Imana twese tugira gute? Turareshya. Niyo mpamvu rwa rukundo ruvuga ngo twese turabe Imana. Niyo mpamvu rero Sekibi iratwigarurira, noneho Bikira Mariya akabitubwira neza iki, bati ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri. Ahari urukundo twashyize iki? Uburyarya. Ahari urukundo hari uburyarya, nta rukundo ruzima ruhari. Ngo ubone urukundo mu babyeyi rurahari, ubone urukundo mu bana rurahari, ubone urukundo mu bavandimwe rurahari, ubone urukundo mu baturanyi rurahari, kandi twese twarabatijwe, kandi twese twitwa ba Kristo. Niyo mpamvu rero Pawulo Mutagatifu yavuze ngo ijambo ry'Imana ntiribohwa, rirabohora. Niki kituboshye? Niki cyoshya abantu kugira ngo bahore bagenda babona ko batandukanye, kandi bagomba ahubwo kubona ko ari bamwe. Ijambo ry'Imana rero riratubohora, ntawe riboha.
ntiribohwa. Uboshye ni wa wundi nyine washyize Imana ku ruhande akiremera iye. Icyo gihe rero aba aboshye akiboha muri bya bintu byose bitari mu rukundo, ishyari, ubugome, ubuhabara, ubwicanyi. Ibyo byose ugiye wabirondora mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyagalati. Ijambo ry'Imana turigane kugira ngo ritubohore, kuko hari byinshi bituboshye, ritubohore. Kandi iryo jambo ry'Imana rero Pawulo Mutagatifu yabivuze neza, abwira Timote ati ijambo ry'Imana rikwiye kwizerwa. Dore ijambo rikwiye kwizerwa, kwibuka mbere na mbere Yezu Kristo. Ujye wibuka Yezu Kristo wazutse mu bapfuye kugira ngo nakuvane mu rupfu, kuko ushobora kuba warapfuye uhagaze. Wibuka Yezu Kristo wapfuye akazuka. Upfe ku byaha uzukira ubugingo, upfe ku rwango wimike urukundo, upfe ku macakubiri wimike ubumwe, upfe kuri ibyo byose bituma tutabona Imana, kandi Imana tubonera muri bagenzi bacu. Yezu Kristo wapfuye akazuka. Hanyuma rero numwibuka, ijambo rye igihe cyose atubwira ati nupfana nawe uzazukana nawe. Gupfa ku cyaha, gupfa ku nabi, gupfa ku kibi, kugira ngo uharanire icyiza. Nituba intwari hamwe nawe, tuzima ingoma hamwe nawe, ya ngabire y'ubudacogora. Gukomera kuri Yezu. Ndakunda kuvuga ngo Yezu arakomeye, akomeza abe kugira ngo bakore ibikomeye, azabatuza ahakomeye. Yezu ni uwo nguwo. Ni Imana turi kumwe hose, mu kazi, ku ishuri, mu burwayi, mu muhangayiko, mu bushomeri. Ni Imana turi kumwe, irahari. Nituba intwari hamwe nawe, tuzima ingoma hamwe nawe, ya ngoma y'Imana. Iyo hatari ingoma y'Imana haba ari ingoma ya Sekibi. Hamwe nawe. Nitumwihakana nawe azagira gute? Azatwihakana. Sinkuzi. Nituramuka tubaye abahemu, we azaguma kuba indahemuka, kuko adashobora kwivuguruza. Ntashobora kwivuguruza. Kuvuga rero uwamukomeyeho aramukomeza, ntashobora kumuta. Rero ngayo magambo akomeye atwereka ko rya jambo ry'Imana ribohora. Noneho rero Pawulo Mutagatifu yashoje avuga ati rero atihatire guharanira mbere na mbere, ihatire guhagarara imbere y'Imana nk'umuntu w'inararibonye. Kugenda bitera kubona. Ubuzima tubamo bugomba kutwigisha tukabona, tugakoramo ikiri cyiza, kugira ngo tuba ari cyo duharanira, ikibi tukagisiga inyuma iyo ngiyo. Haranira rero kuba umuntu w'inararibonye, umuntu w'Imana, n'umukozi mwiza udakwiye kugira ipfunwe, nk'umugabo udahemuka wa rya jambo ry'Imana. Rero turabigishwa ba Nyagasani Yezu wapfuye akazuka, niwo twigisha kubaho turangamiye Imana, tukabaho tumurikiwe nawe. Tugomba kubyitoza kugira ngo kubivuga biroroshye, kubikora ntabwo byoroshye. Ariko se nanone twibaze ngo gukunda bitunaniza iki? Nimba Kristo arashobora byose, ejo ntibyatubwiraga ati mwarayobye cyane. Kuki mudasobanukirwa n'ijambo ry'Imana n'ububasha bwayo? Kuki utemera ko Imana ishobora kubihindura?
reka tubwire Yezu aze abane natwe, agendane natwe, atumurikire kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Nyagasani Yezu nabane namwe.